Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 38. Ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti: Mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri Gogi wo mu gihugu cya Magogi, umwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubali, maze umuhanure ruti: Umva uko umwami w'Uwiteka avuga ngo: Dore ndakwibasiye yewe Gogi we, mwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubali. Nzagusubiza inyuma, nshyira indobo mu nzasaya zawe, maze nkuzanane n'ingabo zawe zose, amafarashi n'abayagenderaho bose bitwaje intwaro zishyitse, n'igitero kinini gifite ingabo nto n'ingabo nini, bose bambaye inkota, ab'Ubuperesi no muri Etiyopiya n'i Puti bari kumwe nabo, bose bafite ingabo nini n'ingofero z'icyuma, na Gomeri n'ingabo ze zose, ab'inzu ya Togaruma bahaheraho Ikaze n'ingabo ze zose, ndetse n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Ube witeguye, ni ukuri witegure wowe n'ibitero byawe byose biguteraniyeho, kandi ubabere umugaba. Iminsi myinshi nishira uzagendererwa. Mu myaka y'iherezo uzaza mu gihugu cyari cyaramazwe n'inkota, hanyuma kikagarurwa, kikababwamo n'ubwoko bwateranirijwe hamwe buvuye mu moko menshi, bukajya ku misozi ya Isirayeli yahoze ari amatongo, ariko bwazanywe buvanywe mu mahanga, kandi bazaba biraye bose uko bangana. Nawe uzazamuka uze umeze nk'umugaru, uzaba umeze nk'igicu gitwikira igihugu wowe n'ingabo zawe zose n'amahanga menshi ari kumwe namwe. Uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo: Uwo munsi uzagira icyo wibwira, kandi uzagira imigambi mibi, maze uvuga uti: Ngiye kuzamuka ntere igihugu kirimo ibirorero bidafite inkike, ntungure abaguwe neza bari biraye bose uko bangana, batuye ahatari inkike z'amabuye kandi nta myugariro ihari cyangwa amarembo. Mbona uko nsahura nkajyana iminyago, kugira ngo uramburire ukuboko kwawe ku matongo yongeye guturwamo, no ku bwoko bwateraniye hamwe uvuye mu mahanga, ukibonera amatungo n'ibintu kandi butuye mu isi hagati. Sheba na Dedani n'abagenza bitarushishi n'imigunzu y'intare yaho bazakubaza bati: Mbese uzanywe no gusahura? Igitero cyawe se wagiteranirije kuza kunyaga no gusahura ifeza n'izahabu no gushorera amatungo y'ubutunzi no kunyaga iminyago ikomeye? Nuko rero mwana w'umuntu, uhanure maze ubwire Gogi uti: Umva uko umwami w'Uwiteka avuga ngo: Uwo munsi igihe ubwoko bwanjye Isirayeli buzaba bwiraye, mbese ntuzabimenya? Icyo gihe uzaza uvuye mu gihugu cyawe ahahera Ikaze, wowe n'amahanga menshi ari kumwe nawe, bose bagendera ku mafarashi, igitero kinini n'ingabo nyinshi, maze uzazamuka utere ubwoko bwanjye Isirayeli umeze nk'igicu gitwikira igihugu. Ku minsi y'imperuka nzatuma utera igihugu cyanjye, kugira ngo amahanga akurizeho kumenya igihe nziyerekanira muri wowe imbere yabo ko ndi uwera, yewe Gogi we. Uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo: Mbese ni wowe uwo navugaga kera cyane mvugiye mu bagaragu banjye b'abahanuzi ba Isirayeli bahanuye mu myaka myinshi icyo gihe yuko ari wowe nzohereza kubatera? Uwo munsi igihe Gogi azatera igihugu cya Isirayeli, uburakari bwanjye uzatunguka mu maso hanjye, niko umwami w'Uwiteka avuga, kuko navuganye ifuhe ryanjye n'umuriro w'uburakari bwanjye nti: Ni ukuri uwo munsi hazaba igishyitsi gikomeye mu gihugu cya Isirayeli, gituma amafi yo mu nyanja n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba n'ibyikurura bikururuka hasi byose, n'abantu bose bari ku isi bihindura umushyitsi imbere yanjye. Imisozi izubikwa ahacuramye hatenguke, kandi inkike zose ziridukire hasi. Nzahamagaza inkota yo kumutera imusange mu misozi yanjye yose, niko umwami w'Uwiteka avuga. Umuntu wese yuhire mwene se inkota. Nzamusohorezaho amateka yanjye, muteze indwara ya mugiga no kuva amaraso, kandi we n'ingabo ze n'amahanga menshi ari kumwe nawe nzabamanurira imvura y'inkundura, bateze amahindu manini y'urubura rukomeye n'umuriro n'amazuku. Uku niko nzagaragaza icyubahiro cyanjye no kwera kwanjye, kandi nzimenyekanisha imbere y'amahanga menshi, maze bazamenye yuko ndi Uwiteka. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 39. Nuko rero mwana w'umuntu, uhanurire Gogi uti: Umva uko umwami w'Uwiteka avuga ngo: Dore ndakwibasiye yewe Gogi we, mwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubali. Nzagusubiza inyuma ngushorere nkuzamure uturutse ahahera Ikaze, nkugeze ku misozi ya Isirayeli. Umuheto wawe uri mu kuboko kwawe kw'ibumoso nzawugutesha, n'imyambi yawe iri mu kuboko kwawe kw'iburyo nyigushe hasi. Uzagwa ku misozi ya Isirayeli, wowe n'ingabo zawe n'amahanga ari kumwe nawe. Nzakugabiza ibisiga by'amoko yose bikugashe, n'inyamaswa zo mu gasozi ngo zigutanyaguze.
uzagwa ku gahinga kuko ari jye wabitegetse, niko Umwami Uwiteka avuga. Maze nzohereza umuriro kuri Magogi no ku bantu baturaga mu birwa birayi, kandi bazamenya yuko ndi Uwiteka. Izina ryanjye ryera nzarimenyekanisha mu bwoko bwanjye Isirayeli, kandi ntabwo nzareka izina ryanjye ngo bongere kurikerensa ukundi, maze amahanga azamenye yuko ndi Uwiteka, Uwera wa Isirayeli. Dore biraje kandi bizasohora. Uyu ni wa munsi navugaga, niko Umwami Uwiteka avuga. Maze abatuye mu midugudu ya Isirayeli bazasohoka bacana intwaro bazitwike, ingabo nto n'inini n'imyambi n'inshyimbo n'amacumu. Bazamara imyaka 7 bakizitwika. Ntabwo bazajya gusenya inkwi mu gasozi cyangwa kugira izo batema mu ishyamba, kuko bazacana intwaro bagasahura ababasahuye, bakanyaga ababanyaze, niko Umwami Uwiteka avuga. Uwo munsi nzaha Gogi aho guhambwa ho muri Isirayeli, ikibaya cy'abagenzi kiri aherekera iburasirazuba h'inyanja, bitume abagenzi batakihanyura. Aho niho bazahamba Gogi n'inteko ze zose, maze bakite ikibaya cya Hamoni Gogi. Ab'inzu ya Isirayeli bazamara amezi 7 babahamba kugira ngo batunganye igihugu. Ni ukuri abantu bose bo mu gihugu bazabahamba, bizababera icyubahiro umunsi nzakuzwa, niko Umwami Uwiteka avuga. Kandi bazatora abantu bo kujya babikora iteka, bagenda igihugu bararuza intumbi z'abagenzi zasigaye ku gasozi kugira ngo bahatunganye. Amezi 7 nashira bajye gushakura izipfuritse, kandi abanyura mu gihugu bazahanyura. Nihagira ubona igufwa ry'umuntu azarishyireho ikimenyetso kugeza ubwo abahambyi bazarihamba mu kibaya cya Hamoni Gogi. Kandi izina ry'umudugudu umwe uzitwa Hamoni. Uko niko bazatunganya igihugu. Nuko rero mwana w'umuntu, uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo ubwire ibisiga by'amoko yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba uti, nimuteranire hamwe muze, mwikoranirize hamwe muturutse impande zose, muze ku gitambo cyanjye mbatambiriye, igitambo gikomeye cyo ku misozi ya Isirayeli, kugira ngo murye inyama kandi munywe n'amaraso. Muzarya inyama z'intwari kandi munywe amaraso y'abami bo mu isi, n'ay'amasekurume y'intama n'ay'abana, n'ay'ihene n'ay'amapfizi, byose ari ibibyibushye iby'Ibashani. Kandi muzarya ibinure muhage, munywe n'amaraso, musinde iby'igitambo nabatambiriye. Muzahagira ku meza yanjye muhagijwe n'amafarashi n'amagare y'intambara n'intwari n'ingabo zose, niko Umwami Uwiteka avuga. Ubwiza bwanjye nzabushyira hagati y'amahanga, kandi amahanga yose azabona amateka yanjye nasohoje n'ukuboko kwanjye nabaramburiyeho. Uko niko ab'inzu ya Isirayeli bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana yabo, uhereye uwo munsi no mu bihe bizakurikiraho. Kandi amahanga azamenya yuko ab'inzu ya Isirayeli bajyanyweho imbohe, bahowe ibicumuro byabo, kuko bancumuyeho bigatuma mbakuraho amaso nkabatanga mu maboko y'ababisha babo, bose bakicishwa inkota. Nabagiriye nabi nkurikije umwanda wabo n'ibicumuro byabo, mbima amaso yanjye. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, noneho ngiye kugarura aba Yakobo bajyanywe ari imbohe, mbabarire ab'inzu ya Isirayeli bose, kandi ndinde icyubahiro cy'izina ryanjye. Nibamara gukozwa isoni bahaniwe ibicumuro byabo byose bancumuyeho, bazatura mu gihugu cyabo birare ari ntawe ubatera ubwoba. Nimara kubagarura mbavanye mu moko, mbateranirije hamwe, mbakuye mu bihugu by'ababisha babo, nibwo nziyerekanira muri bo imbere y'amahanga menshi ko ndi Uwera. Bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana yabo, ubwo natumye bajyanwa mu mahanga ari imbohe, nkabagarura mu gihugu cyabo bwite, ari ntawo muri bo nzaba mpasize. Ntabwo nzongera kubima amaso ukundi, kuko nasutse umwuka wanjye ku nzu ya Isirayeli, niko Umwami Uwiteka avuga. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 40. Mu mwaka twari tumaze imyaka 25 tukiri abanyagano, mu itangiriro ry'umwaka ku munsi wa 10 w'ukwezi, hashize imyaka 14 umurwa ufashwe. Muri uwo munsi ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, maze anjyanayo. Yangejeje mu gihugu cya Isirayeli ndi mu buryo Imana yerekesha abantu. Angeza mu mpinga y'umusozi muremure cyane aherekeye ikusi ho kuri wo, hari igisa n'umurwa ubatsweho. Nuko anjyanayo, ndebye mbona umuntu uhagaze ku irembo, ishusho ye isa n'umuringa, afite umugozi w'imigwegwe n'urubingo rwo kugeresha mu ntoki. Maze uwo muntu arambwira ati, mwana w'umuntu, rebesha amaso yawe, wumvisha amatwi yawe, kandi ushyire umutima wawe ku byo ngiye kukwereka byose, kuko wazanywa aha no kugira ngo mbikwereke. Ibyo ubona byose ubibwire ab'inzu ya Isirayeli. Nuko mbona inkike ikikije urusengero.
n'uwo muntu ufite mu ntoki urubingo rw'urugero rwa mikono 6, umukono wose urenzeho intambwe y'intoki, maze agera ubugari bw'iyo nkike buba urubingo inshuro imwe, n'uburebure bw'impagarike nabwo ari urubingo. Nuko aza ku irembo ryaherekeye iburasirazuba, azamukira ku rwuririro rwaho, agera igikingi kimwe cy'irembo, ubugari bwacyo buba urubingo inshuro imwe, n'ikindi gikingi ubugari bwacyo nacyo ari inshuro imwe. Akumba kose uburebure bwako buba urubingo inshuro imwe, n'ubugari bwako ari indi nshuro. Hagati y'utwo twumba haciye umwanya wa mikono 5, ahanyurwa hafi y'ibaraza ry'irembo aherekera ku nzu naho hari urubingo inshuro imwe. Agera n'ibaraza ry'irembo aherekera ku nzu riba urubingo inshuro imwe, maze agera ibaraza rindi ry'irembo riba mikono 8, ibikingi byaryo biba mikono 2, kandi iryo baraza ry'irembo ryari aherekeye ku nzu. Utwumba two ku irembo ryaherekeye iburasirazuba twari 3 mu ruhande rumwe, n'utundi 3 mu rundi ruhande. Twose twari urugero rumwe, n'ibikingi byaryo by'impande zombi byari urugero rumwe. Agera ubugari bwo mu bikingi by'irembo buba mikono 10, kandi uburebure bw'irembo buba mikono 13. Umwanya wari uciye imbere y'utwumba wari mukono 1 mu ruhande rumwe, n'undi mwanya wa mukono 1 mu rundi ruhande, n'utwumba twari mikono 6 mu ruhande rumwe na mikono 6 mu rundi ruhande. Maze agera irembo ahereye ku gisenge cy'akumba kamwe ageza ku gisenge cy'akandi. Ubugari bwaryo buba mikono 25, amarembo yerekeranye. Ashyiraho n'inkingi agera mikono 60. Urugo rugarukira ku nkingi kandi ruzengurutse irembo. Uhereye inyuma y'ibikingi by'irembo ahanyurwa ukageza ku ibaraza ry'irembo ry'imbere hari mikono 50. Utwo twumba twari dufite amadirishya akinzwe two n'inkingi zatwo ziri ku irembo ry'imbere impande zose n'ibaraza. Amadirishya yari ku mpande zose z'imbere, inkingi yose iriho imikindo. Maze anjyana mu rugo rw'inyuma mpabona utwumba n'imbuga ishashweho amabuye bikikijeho urugo impande zose. Kuri iyo mbuga ishashweho amabuye hari utwumba 30. Mu mpande z'amarembo niho iyo mbuga ishashweho amabuye yari ihuye n'uburebure bw'amarembo, yari imbuga ishashweho amabuye yo hepfo. Maze agera ubugari uhereye imbere y'irembo ryo hepfo ageza imbere ku rundi rugo ruri imbere haba imikono 100, uko ari habiri iburasirazuba n'ikasikazi. Agera uburebure bw'irembo ry'urugo rw'inyuma ryaherekeye ikasikazi n'ubugari bwaryo. Utwumba two kuri ryo twari 3 mu ruhande rumwe n'utundi 3 mu rundi ruhande. Ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo byari bihwanyije urugero n'irembo rya mbere. Uburebure bwaryo buba mikono 50, n'ubugari bwaryo buba mikono 25. Amadirishya yo kuri ryo n'amabaraza yo kuri ryo n'imikindo yaho byari bihwanyije urugero n'irembo ryaherekeye iburasirazuba, kandi bahageraga bazamukiye ku rwuririro rw'intambwe ndwi, n'amabaraza yo kuri ryo yari yerekeranye. Irembo ryaherekeye ikasikazi n'iryaherekeye iburasirazuba yari yerekeranye n'amarembo y'urugo rw'imbere. Maze agera ahereye ku irembo rimwe kugeza ku rindi haba mikono 100. Maze anjyana aherekeye ikusi mpabona irembo ryerekeye ikusi. Nuko agera ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo nk'uko ingero za mbere zari ziri. Ryari rifite amadirishya ryo n'amabaraza yo kuri ryo ahakikije nka ya madirishya ya mbere. Uburebure bwaryo buba mikono 30, n'ubugari bwaryo buba mikono 25. Kuhagera hari urwuririro ruriho intambwe ndwi, kandi amabaraza yo kuri ryo yari yerekeranye narwo. Ryari ririho imikindo, umwe uri mu ruhande rumwe undi uri mu rundi ku bikingi byaryo. Hari n'irembo ku rugo rw'imbere ryaherekeye ikusi. Maze agera ahereye ku irembo kugeza ku rindi ryaherekeye ikusi haba mikono 100. Maze anjyana mu rugo rw'imbere anyujije mu irembo ryaherekeye ikusi. Nuko agera irembo ryaherekeye ikusi nk'uko ingero za mbere zari ziri, n'utwumba n'ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo nk'uko izo ngero zari ziri, kandi ryari rifite amadirishya ryo n'amabaraza yo kuri ryo ahakikije. Uburebure bwaryo bwari mikono 50, n'ubugari bwaryo bwari 25, kandi amabaraza yari ahakikije uburebure bwayo bwari mikono 25, ubugari bwayo ari mikono 5. Amabaraza yari aherekeye ku rugo rw'inyuma n'ibikingi byaryo biriho imikindo. Kuhagera hari urwuririro ruriho intambwe 8. Maze anjyana mu rugo rw'imbere aherekeye iburasirazuba. Nuko agera irembo nk'uko izo ngero zari ziri, n'utwumba twaryo n'ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo nk'uko izo ngero zari ziri,
kandi ryari rifite amadirishya ryo n'amabaraza yaryo ahakikije. Uburebure bwaryo bwari mikono 50 n'ubugari bwaryo mikono 25. Amabaraza yaryo yari yerekeye ku rugo rw'inyuma n'ibikingi byaryo byariho imikindo iri mu ruhande rumwe no mu rundi ruhande. Kuhagera hari urwururiro ruriho intambwe 8, maze anjyana ku irembo ry'aherekeye kasikazi, arigera nk'uko izo ngero zari ziri, n'utwumba twaryo n'ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo, kandi ryari rifite amadirishya ahakikije. Uburebure bwaryo buba mikono 50, ubugari bwaryo buba mikono 25, kandi ibikingi byaryo byari aherekeye ku rugo rw'inyuma. Ibikingi byaryo biriho imikindo iri mu ruhande rumwe no mu rundi ruhande. Kuhagera hari urwururiro ruriho intambwe 8. Iruhande rw'ibikingi by'amarembo hari akumba gafite umuryango, aho niho buhagiriraga ibitambo byoswa. Ku ibaraza ry'irembo mu ruhande rumwe hari ameza 2, no mu rundi ruhande kandi yandi 2 yo kubagiraho igitambo cyoswa, n'igitambo cy'ibyaha n'igitambo cyo gukuraho urubanza. Mu ruhande ruhera hanze ahazamuka aho kunyurwa mu irembo ry'aherekeye kasikazi hari ameza 2, no mu rundi ruhande aherekeye ku ibaraza ry'irembo hari ayandi 2. Mu ruhande rumwe hari ameza 4, no mu rundi ruhande yandi 4 iruhande rw'irembo. Ayo meza uko ari 8 bayabagiragaho ibitambo, kandi hari n'ameza 4 yaremwe mu mabuye yasatuwe ku bw'ibitambo byoswa. Uburebure bwayo ari mukono 1 n'igice, n'ubugari bwayo ari mukono 1 n'igice, n'uburebure bwayo bw'impagarike ari mukono 1. Niyo baterekagaho ibikoreshwa byo kubagisha ibitambo byoswa n'ibindi bitambo. Hari n'inkonzo, uburebure bwazo ari intambwe y'intoki zishimangiye ahakikije hose. Ku meza hari inyama z'ibitambo. Inyuma y'irembo ry'imbere hari utwumba tw'abaririmbyi mu rugo rw'imbere, twari iruhande ry'irembo ry'aherekeye kasikazi twerekeye ikusi. Kamwe kari iruhande rw'irembo ry'aherekeye iburasirazuba kerekeye kasikazi. Maze arambwira ati, aka kumba kerekeye ikusi ni ak'abatambyi barinda urusengero, n'akumba kerekeye ikasikazi ni ak'abatambyi barinda igicaniro, ari bo bene Sadoki bo mu rubyaro rwa Lewi begera Uwiteka ngo bamukorere. Maze agera urugo, uburebure bwarwo buba mikono 100, n'ubugari bwarwo buba yindi 100, rungana impande zose uko ari enye, igicaniro kiri imbere y'urusengero. Maze anjyana ku ibaraza ry'urusengero, agera inkingi zose zo ku ibaraza. Mu ruhande rumwe haba mikono 5, no mu rundi ruhande yindi 5, n'ubugari bw'irembo buba mikono 3 mu ruhande rumwe, na yindi 3 mu rundi ruhande. Uburebure bw'umurambararo bw'ibaraza bwari mikono 20, n'ubugari bwaryo ari mikono 11. Kuhagera hari urwururiro, kandi ku bikingi by'irembo hari inkingi, imwe iri mu ruhande rumwe, irindi iri mu rundi ruhande. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 41. Maze anjyana mu rusengero agera inkomanizo. Ubugari bwazo buba mikono 6 mu ruhande rumwe, na yindi 6 mu rundi ruhande bwahoze ari ubugari bw'ihema. Ubugari bw'umuryango buba mikono 10, kandi impande z'umuryango ziba mikono 5 mu ruhande rumwe, n'iyindi 5 mu rundi ruhande. Maze agera uburebure bwarwo bw'umurambararo buba mikono 40, n'ubugari bwarwo mikono 20. Maze arwinjiramo agena inkomanizo z'umuryango zombi ziba mikono 2. Uburebure bw'igihagararo bw'umuryango buba mikono 6, n'ubugari bw'umuryango buba mikono 7. Imbere harwo ahagera uburebure bwa mikono 20, n'ubugari nabwo ari uko. Maze arambwira ati, aha ni ahera cyane. Maze agera urusika rw'urusengero ruba mikono 6, n'ubugari bw'akumba k'iruhande kose buba mikono 4 dukikije ku nzu impande zose. Kandi utwo twumba tw'iruhande twari tugerekeranye 3 umurongo wose urimo utwumba 30. Twari twometse ku rusika rwari rukikije ku rusengero impande zose, kugira ngo tutegamira urusika rw'urusengero. Utwo twumba twari dukikije ku rusengero uko twari tugerekeranye niko twarutanaga, kandi inzira ikikije ku rusengero yakomezaga kuzamuka iyigose. Ahahera hejuru y'urusengero harushaho kuba hagari, kandi uwajyaga mu kumba ko hejuru avuye mu ko hasi yanyuraga kuko hagati. Maze mbona yuko urwo rusengero rufite urufatiro rusumbaho. Imfatiro z'utwo twumba turukikijeho, uburebure bwazo bwari urubingo inshuro imwe rwa mikono minini 6. Umubyimba w'urusika rwo kuri utwo twumba tw'iruhande aherekeye hanze wari mikono 5, kandi ahasigaye hari aho utwo twumba tw'iruhande rw'urusengero. Kuva ku twumba kugeza kuri iyo nzu
hari umwanya w'amikono 20 impande zose. Imiryango y'utwo twumba yari yerekeye ahasigaye, umuryango umwe wari werekeye ikasikazi, undi muryango werekeye ikusi, kandi umwanya utubatswemo wose ubugari bwawo bwari mikono 5, kandi inzu yari imbere y'umwanya uciye hagati aherekeye uburengerazuba, ubugari bwawo bwari mikono 70, umubyimba w'urusika w'iyo nzu ari mikono 5 hose, n'uburebure bwayo bw'umurambararo ari mikono 90. Nuko agera urusengero, uburebure bw'umurambararo buba mikono 100, umwanya uciye hagati wo n'iyo nzu n'insika zayo uburebure bwabyo uba mikono 100, ubugari bw'imbere y'urusengero ho n'umwanya uciye hagati waherekeye iburasirazuba uba mikono 100. Maze agera uburebure bw'umurambararo bw'inzu iri imbere y'umwanya uciye hagati, nawo uri inyuma yayo n'amabaraza yayo yombi buba mikono 100. Imbere h'urusengero n'amabaraza y'urugo n'inkomanizo n'amadirishya akinzwe n'amabaraza akikije ku mazu agerekeranye 3 no mu irebe ry'umuryango hose, igisenge cyari imbaho, kandi uhereye hasi ukageza ku madirishya, ndetse amadirishya yaratwikiriwe. Hejuru y'umuryango no mu nzu imbere n'inyuma n'urusika rwose imbere n'inyuma byose byari bihwanyije urugero. Byari bishushanijweho abakerubi n'imikindo, hagati y'umukerubi n'undi hagiye haba umukindo, kandi umukerubi wese yari afite mu maso habiri, mu maso h'umuntu herekeye ku mukindo uri mu ruhande rumwe, no mu maso h'umugunzu w'intare herekeye ku mukindo uri mu rundi ruhande. Uko niko byari bishushanyijwe ku rusengero impande zose. Uhereye hasi ukageza hejuru y'umuryango hari hashushanijwe abakerubi n'imikindo. Uko niko urusika rw'urusengero rwari rushushanijweho. Inkingi z'umuryango w'urusengero zanganaga impande zose, kandi uruhande rw'imbere rw'ubuturo bwera rwasaga n'urusengero. Igicaniro cyabajwe mu biti. Uburebure bw'igihagararo bwacu bwari mikono 3, n'uburebure bw'umurambararo ari mikono 2. Inkokora zacyo n'amaguru yacyo n'imbavu zacyo byari byarabajwe mu biti. Maze arambwira ati, aya niyo meza ari imbere y'Uwiteka, kandi urusengero n'ubuturo bwera byari bifite inzugi 2. Urugi rwose rwari rufite imigabane 2 ikingurwa, urugi rumwe rurimo imigabane 2 n'urundi rugi yindi 2. Inzugi z'urusengero zari zishushanijweho abakerubi n'imikindo, nk'uko byari bishushanyijwe ku nsika. Mu irebe ry'umuryango hari hatinzwe ibiti bikomeye, kandi hari amadirishya akinzwe n'imikindo mu ruhande rumwe, no mu rundi ruhande naho ari uko biri mu mpande zombi z'umuryango. Uko niko utwumba dukikije ku rusengero two n'inkomanizo byari bimeze. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 42. Maze amvanayo anjyana mu rugo rw'inyuma aherekeye kasikazi, angeza mu kumba kari imbere y'umwanya uciye hagati, kerekeye ku nzu iri aherekeye kasikazi. Uruhande rwarimo urugi rw'aherekeye kasikazi, uburebure bw'umurambararo bwarwo bwari mikono 100, ubugari bwarwo ari mikono 50. Rwari rwerekeye ahari mikono 20 y'urugo rw'imbere, kandi rwerekeye no ku mbuga ishashweho amabuye y'urugo rw'inyuma, aho amabaraza y'utwumba twari tugerekeranye 3 yari ari. Imbere y'utwo twumba hari inzira ifite ubugari bwa mikono 10 n'akayira ka mukono 1, kandi imiryango yatwo yari yerekeye kasikazi. Utwumba two hejuru twari duto kutwo hasi n'utwo hagati, kuko twatubijwe n'amabaraza yatwo, kuko twari tugerekeranyije 3, ariko tudafite inkingi nk'inkingi za zango. Nicyo cyatumaga uhereye hasi utwumba two hejuru tuba duto kutwo hasi no kutwo hagati. Urusika rw'utwumba rwaheraga inyuma ku rugo rw'inyuma ruri imbere y'utwumba. Uburebure bwarwo bwari mikono 50, kuko uburebure bw'umurambararo bw'utwumba twaherekeye mu rugo rw'inyuma bwari mikono 50, ariko imbere y'urusengero ho hari mikono 100. Munsi y'utwo twumba hari irembo ryerekeye iburasirazuba, ryanyurwagamo n'abaturuka mu rugo rw'inyuma. Mu mubyimba w'urusika rw'urusengero rw'aherekeye iburasirazuba naho hari utwumba twari imbere y'umwanya uciye hagati twerekeye ku nzu. Inzira yari imbere yatwo yasaga n'inzira yari ku twumba twaherekeye kasikazi, twose twanganaga mu burebure no mu bugari. Imiryango yatwo nk'uko twaringanijwe n'inzugi zatwo byose byarasaga. Inzugi z'utwumba twaherekeye kusi nazo niko zari zimeze. Ku mutwe w'inzira hari urugi, ariyo nzira yari iri imbere y'urusika rw'aherekeye iburasirazuba ahanyurwa. Maze arambwira ati, utwumba twaherekeye kasikazi n'utwaherekeye kusi turi imbere y'umwanya uciye hagati nitwo twumba twera, aho abatambyi begera Uwiteka bazarira ibintu byera.
niho bazatereka ibintu byera cyane n'ituro ry'ifu n'igitambo cy'ibyaha n'igitambo cyo gukuraho urubanza, kuko ari ahantu hera. Abatambyi nibinjira ntibazasohoka ngo bava hera bajye mu rugo rw'inyuma bambaye imyambaro yabo bambara bakorera Imana, ahubwo bazaba ariho bayibika kuko ari yera, maze bambare indi myambaro babone kwegera ibya rubanda. Nuko arangije kugera inzu iri imbere, anjyana mu nzira iri ku irembo ry'aherekeye iburasirazuba, agera urugo impande zose. Ageresha uruhande rw'aherekeye iburasirazuba urubingo rugereshwa ruba imbingo 500, maze ageresha uruhande rw'aherekeye ikasikazi urubingo rugereshwa ruba imbingo 500. Ageresha uruhande rw'aherekeye ikusi urubingo rugereshwa ruba imbingo 500. Ahindukirira mu ruhande rw'aherekeye iburengerazuba, ahageresha urubingo rugereshwa haba imbingo 500. Agera impande enye z'inkike izengurutse inzu, uburebure bwayo buba imbingo 500 n'ubugari bwayo yandi 5. Iyo nkike yari yo gutandukanya ibyera n'ibya rubanda. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 43. Hanyuma anjyana ku irembo ari ryo ryerekeye iburasirazuba, maze mbona ubwiza bw'Imana ya Isirayeli buje buturuka mu nzira y'iburasirazuba, ijwi ryayo rimeze nko guhorera kw'amazi menshi, maze isi imurikirwa n'ubwiza bwayo. Bwari bumeze nk'ibyo neretswe nabonye igihe nazanwaga no kurimbura umurwa. Ibyo neretswe byari bimeze nk'icyo neretswe nabonye ku mugezi wa Kebari, maze ngwa nubamye. Nuko ubwiza bw'Uwiteka bwinjira mu rusengero buturutse mu nzira iri ku irembo ry'aherekeye iburasirazuba. Umwuka aranterura anjyana mu rugo rw'imbere, ndebye mbona ubwiza bw'Uwiteka bwuzuye urusengero, maze numva uvugana nanjye ari mu rusengero. Nuko umuntu ampagarara iruhande, arambwira ati, mwana w'umuntu, aha hantu ni ah'intebe y'ubwami yanjye, ni n'ahantu h'ubworo bw'ibirenge byanjye. Niho nzaba iteka ryose mbe hagati y'Abisirayeli, kandi ab'inzu ya Isirayeli ntibazongera kwanduza izina ryanjye ukundi, ari bo cyangwa abami babo, ngo baryandurishe ubusambanyi bwabo cyangwa intumbi z'abami babo bari mu ngoro zabo, kuko bashyize inkomanizo zabo hamwe n'inkomanizo zanjye, n'inkingi zabo hamwe n'inkingi zanjye. Hagati yanjye nabo hakaba urusika gusa, bakandurisha izina ryanjye ryera ibizira byabo ibyo bakoraga. Nicyo cyatumye mbarimbura ndakaye. Noneho nibamvana imbere ubusambanyi bwabo n'intumbi z'abami babo babite kure, mbone kuba muri bo iteka ryose. Nuko rero mwana w'umuntu, ereka ab'inzu ya Isirayeli uru rusengero kugira ngo bakozwe isoni n'ibicumuro byabo, barugere bakurikije igishushanyo cyarwo. Nibakozwe isoni n'ibyo bakoze byose, ubamenyeshe uko urusengero rusa n'uko ruringanijwe, n'ahasohokerwa harwo n'ahinjirirwa harwo, n'imigabane yarwo yose n'ingero zarwo zose, n'amateka yarwo yose n'amategeko yarwo yose. Ubyandike imbere yabo kugira ngo bajye bibuka uko rusa kose n'amateka yarwo yose, ngo babone kubikurikiza. Iri ni ryo tegeko ry'urusengero. Mu mpinga y'umusozi aho ingabano zarwo zose zikikije zigarukira n'ahera cyane. Dore iryo ni ryo tegeko ry'urusengero. Kandi izi ni zo ngero z'igicaniro zigereshejwe mikono, umukono wose urengejweho intambwe y'intoki. Indiba yacyo ibe mukono umwe n'ubugari bwacyo mukono umwe, umuguno wacyo ube intambwe y'intoki impande zose. Uko niko indiba y'igicaniro izaba imeze. Kandi uhereye hasi ku butaka ukageza ku isubi ya mbere habe mikono 2, n'ubugari bw'iyo subi bube mukono umwe. Kandi uhereye kuri iyo subi nto ukageza ku isubi nini habe mikono 4, ubugari bw'iyo subi bube mukono umwe. Na cya gicaniro ubwacyo uburebure bw'impagarike bwacyo bube mikono 4. Ku gicaniro habe amahembe 4. Igicaniro ubwacyo uburebure bw'umurambararo bwacyo bube mikono 12, n'ubugari mikono 12, impande zose uko ari enye zingana. Kandi umuguno wacyo uburebure bwawo bube mikono 14, n'ubugari mikono 14, kandi impande zose uko ari enye zingana. Umuguno ugikikijeho ugisumbye ubugari bw'igice cya mukono. Isubi ya mbere igire ubugari bwa mukono umwe impande zose, kandi urwuririro rube aherekeye iburasirazuba. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo, aya niyo mategeko yatanzwe ku bw'igicaniro azakurikizwa umunsi bazacyubaka, kugira ngo bagitambirireho ibitambo byoswa no kugitonyangirizaho amaraso. Maze abatambyi b'Abalewi b'urubyaro rwa Sadoki banyegera kugira ngo bankorere, ubahe ikimasa kibe igitambo gitambirwa ibyaha, niko umwami w'Uwiteka avuga. Uzende ku maraso yacyo uyashyire ku mahembe 4 yacyo,
no ku nkokora enye z'umuguno no ku mpande z'umuguno zose. Niko kizezwa no kugitangirira impongano, maze uzende icyo kimasa cy'igitambo gitambirwa ibyaha ugitwikire ahategetsweho urusengero inyuma y'ubuturo bwera. Naho ku munsi wa kabiri uzatambe isekurume y'ihene idafite inengeho igitambo gitambirwa ibyaha, maze beze igicaniro nk'uko bakejesheje ikimasa. Numara kucyeza uzatambe ikimasa kidafite inenge n'isekurume y'intama yo mu mukumbi idafite inenge, kandi uzabizane imbere y'Uwiteka, maze abatambyi babitere umunyu babitambirire Uwiteka bibe ibitambo byoswa. Mu minsi 7 uko bukeye uzajya utamba ihene ho igitambo gitambirwa ibyaha, bazatambe n'ikimasa n'isekurume y'intama yo mu mukumbi idafite inenge. Mu minsi 7 bajye batangira igicaniro impongano kandi bakacyeza, uko niko bazakigira icyera. Nibarangiza iyo minsi, ku munsi wa 8 no mu yindi ikurikiyeho, abatambyi bazajye batambira ibitambo ku gicaniro ibitambo byanyu byoswa n'ibitambo byanyu by'uko hariho amahoro, nanjye nzabibashimira, niko Umwami Uwiteka avuga. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 44. Maze angarura mu nzira y'irembo ry'ubuturo bwera riri inyuma ryerekeye iburasirazuba, ariko ryari ryugariwe. Nuko Uwiteka arambwira ati, iri rembo rihore ryugariye ntirikugururwe kandi ntihakagire umuntu urinyuramo, kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli yarinyuzemo, nicyo gituma rihora ryugariye. Umwami niwe uzahicara afungurire imbere y'Uwiteka, kuko ari umwami. Ajye yinjira anyuze mu nzira y'ibaraza ry'iryo rembo, kandi nasohoka aba ariyo anyuramo. Maze anjyana mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi, angeza imbere y'urusengero. Nuko ndebye mbona ubwiza bw'Uwiteka bwuzuye inzu y'Uwiteka, mpera kongwa nubamye. Nuko Uwiteka arambwira ati, mwana w'umuntu, gira umwete urebesha amaso yawe kandi wumvisha amatwi yawe ibyo nkubwira byose byerekeye ku mategeko y'urusengero rw'Uwiteka yose no ku mateka yarwo yose, kandi umenye neza ahinjirirwa h'urwo rusengero n'ahasohokerwa hose h'ubuturo bwera. Uzabwire ba bagome ari bo ab'inzu ya Isirayeli uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, mwa b'inzu ya Isirayeli mwe, ibizira byanyu byose birahagije. Ubwo mwazanye abanyamahanga badakebwe mu mutima no ku mubiri mu buturo bwanjye bwera ngo babwanduze, ari bwo nzu yanjye, igihe mutanze umutsima wanjye n'iminure n'amaraso, maze bakica isezerano ryanjye bakongera ibizira byanyu byose, kandi ntimwitondera umurimo w'ubuturo bwanjye bwera, ahubwo mwabashyize mu kigwi cyanyu ngo bakore umurimo w'ubuturo bwanjye bwera. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, nta munyamahanga udakebwe mu mutima no ku mubiri uzinjira mu buturo bwanjye bwera, habe n'uwo mu banyamahanga bari mu Bisirayeli. Kandi n'Abalewi banyimuye igihe Abisirayeli bayobye bakana bagakurikira ibigirwamana byabo, bazagibwaho n'ibibi byabo, ariko bazakora mu buturo bwanjye bwera ari abakumirizi b'amarembo y'urusengero, kandi bakore n'imirimo yo mu rusengero. Bazajya babaga ibitambo byoswa n'ibindi bitambo bya rubanda, kandi bahagarare imbere yabo ngo babakorere, kuko babakoreye bari imbere y'ibigirwamana byabo, bakabera ab'inzu ya Isirayeli igisitaza cyo kubacumuza. Nicyo cyatumye mbaramburiraho ukuboko kwanjye, kandi bazagibwaho n'ibibi byabo, niko Umwami Uwiteka avuga. Ntabwo bazanyegera ngo bankorere umurimo w'ubutambyi, cyangwa kugira icyo begera cyo mu bintu byanjye byera birahera cyane, ahubwo bazagibwaho no gukozwa isoni kwabo n'ibizira bakoze. Nyamara nzabagira abarinzi b'urusengero, mbahe gukora umurimo waho n'imirimo yose ikwiriye kurukorerwamo. Abatambyi b'Abalewi bene Sadoki bajyaga bakora umurimo wo mu buturo bwanjye bwera igihe Abisirayeli bayobye bakanyimura, nibo bazanyegera kugira ngo bankorere. Bazajya bampagarara imbere banture ibinure n'amaraso, niko Umwami Uwiteka avuga. Kandi bazajye binjira mu buturo bwanjye bwera, begera ameza yanjye kugira ngo bankorere, bakurikize amategeko yanjye. Nibinjira mu marembo y'urugo rw'imbere, bazajya baza bambaye imyambaro y'ibitare, ntibakagire icyo bambara kirimo ubwoya igihe bakorera ku marembo y'urugo rw'imbere no mu rusengero. Bajye bambara ibitambaro by'ibitare ku mutwe, bambare n'amakabutura y'ibitare, ntibakagire icyo bambara cyabatera gututubikana. Kandi nibasohoka bagiye mu rugo rw'inyuma ari rwo rwa rubanda, bajye biyambura imyambaro yabo iyo bambara bakorera Imana, bayibike mu byumba byera, maze bambare indi myambaro kugira ngo bateze rubanda bambaye iyo myambaro yabo. Kandi ntibakimuze cyangwa ngo batere ku musatsi, bajye biyogoshesha gusa. Ntihakagire uwo mu batambyi unywa inzoga igihe bagiye kwinjira mu rugo rw'imbere,
kandi ntibagacyure abapfakazi cyangwa abagore basenzwe, ahubwo bajye barongora abageni bo mu rubyaro rw'ab'inzu ya Isirayeli, cyangwa se bacyure abapfakazi barongowe n'abatambyi. Bajye bigisha ubwoko bwanjye gutandukanya ibyera n'ibitejejwe, kandi babumenyeshe ibyanduye n'ibitanduye. Nihaba urubanza bajye baruca bakurikije ibihwanye n'amategeko yanjye, kandi bajye bakomereza amategeko yanjye n'amateka yanjye mu birori byanjye bategetswe byose, beze n'amasabato yanjye. Ntibakegere intumbi y'umuntu kugira ngo badahumana, keretse se w'uwo mutambyi cyangwa nyina cyangwa umuhungu we cyangwa umukobwa we cyangwa uwo bavindimwe cyangwa mushiki we udafite umugabo, abo nibo bakwihumanisha. Namara guhumanuka bamubarire iminsi 7. Umunsi azasubira mu buturo bwera mu rugo rw'imbere kugira ngo ahakorere, azatanga igitambo cye gitambirirwa ibyaha, niko Umwami Uwiteka avuga. Kandi bazagira umwandu, ni njye mwandu wabo. Mwe kuzagira umwandu mubaha muri Isirayeli, ni njye mwandu wabo. Bajye barya ituro ry'ifu n'igitambo gitambirwa ibyaha n'igitambo gikuraho urubanza, kandi ikintu cyose cyashinganiwe Imana mu Bisirayeli kibi cyabo. Umuganura w'imyaka yose n'amaturo yose y'ibyo mwejeje muzatanga bibe iby'abatanze, kandi mujye muha abatambyi umuganura w'irobe byanyu, kugira ngo amazu yanyu ahabwe umugisha. Abatambyi ntibakagira icyo barya cyabyukiwe cyangwa igikanka, ari ikiguruka cyangwa itungo. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 45. Maze kandi igihe muzagabanisha igihugu ubufindamo gakondo, muzature Uwiteka ho ituro ryererejwe umugabane wera w'igihugu. Uburebure bwawo buzabe ubw'imbingo 25,000 n'ubugari bwawo 10,000, uzaba uwera mu ngabano zawo zose. Uwo mugabane muzawendaho aho ubuturo bwera, uburebure bwaho bube ubw'imbingo 500 n'ubugari bwaho imbingo 500 mu mpande zose uko ari enye hangana, kandi ahakikije hose harimo ubusa habe ubwa mikono 50. Nuko rero muri uwo mugabane uzagera uburebure bw'imbingo 25,000 n'ubugari 10,000. Muri wo hazaba ubuturo bwera n'ahera cyane. Uwo ni umugabane wera w'igihugu, uzaba uw'abatambyi bakorera mu buturo bwera, begera Uwiteka bakamukorera, kandi niho bazubaka amazu yabo, kandi habe n'ahantu hera h'ubuturo bwera. Abalewi bakorera mu rusengero bazahabwa uburebure bw'umurambararo bw'imbingo 25,000 n'ubugari bwaho 10,000. Haba umwandu wabo bahagire n'utuzu 20. Kandi muzategekere aho umurwa, ubugari bwaho bube ubw'imbingo 5,000 n'uburebure bwaho imbingo 25,000, iruhande rw'umugabane wera watoranijwe, habe ah'ab'inzu ya Isirayeli bose. Kandi muzatoranirize umwami umugabane mu mpande zombi z'umugabane wera n'aho umudugudu, imbere y'umugabane wera n'imbere y'aho umudugudu, mu ruhande rw'iburengerazuba rwerekeye iburengerazuba no mu ruhande rw'iburasirazuba rwerekeye iburasirazuba. Uburebure bwacyo bureshye n'uburebure bw'umugabane umwe, uhereye mu ruhande rw'iburengerazuba ukageza mu ruhande rw'iburasirazuba. Hazamubera umugabane w'umwandu muri Isirayeli, kandi abami banjye ntabwo bazongera kurenganya ubwoko bwanjye, ahubwo bazagabanya ab'inzu ya Isirayeli igihugu nk'uko imiryango yabo iri. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo: birahagije mwa bami ba Isirayeli mwe, nimureke kugira urugomo no kunyaga, mugire imanza zitabera no gukiranuka, mukize ubwoko bwanjye amakoro arenze urugero, niko Umwami Uwiteka avuga. Mugire iminzani itunganye na efa itunganye n'inshuro y'intango itunganye. Efa n'inshuro y'intango bibe urugero rumwe, kugira ngo inshuro y'intango ibe 1/10 cya homero na efa ibe 1/10 cya homero, ingero zabyo zigereranywe na homero. Shekeli ibemo gera 20, shekeli 20 na shekeli 25, na shekeli 15 zibe arizo ziba mane yanyu. Iri ni ryo turo muzatura: 1/6 cya efa y'ingano zikuwe mu nshuro ya homero, muture na 1/6 cya efa ya sayiri mu nshuro ya homero. N'urugero rw'amavuta ya elayo rwategetswe yo mu nshuro y'intango y'amavuta ya elayo, 1/10 y'intango yo mu nshuro ya koru, arizo ntango 10 cyangwa homero. Kuko intango 10 ari homero imwe, n'umwana w'intama umwe mu mukumbi w'intama 200 zo mu rwuri rw'imisubirane za Isirayeli, bibe ituro ry'ifu n'igitambo cyoswa n'igitambo cy'uko ari amahoro, kugira ngo bahongererwe, niko Umwami Uwiteka avuga. Abantu bose bo mu gihugu bazaturira umwami wa Isirayeli iryo turo,
ariko umwami we azatanga ibitambo byoswa n'amaturo y'ifu n'amaturo y'ibyo kunywa mu bihe by'ibirori no mu mboneko z'ukwezi no ku masabato no mu minsi mikuru yose inzu ya Isirayeli yategetswe. Azatanga igitambo gitambirwa ibyaha n'ituro ry'ifu n'igitambo cyoswa n'igitambo cy'uko ari amahoro kugira ngo ahongerere inzu ya Isirayeli. Uko niko umwami w'Uwiteka avuga ngo ukwezi kwa mbere ku munsi wa mbere w'uko kwezi uzende ikimasa kidafite inenge maze weze ubuturo bwera. Umutambyi azende ku maraso y'igitambo gitambirirwa ibyaha ayashyire ku nkomanizo z'urusengero no ku mfuruka enye z'umuguno w'igicaniro no ku bikingi by'irembo ry'urugo rw'imbere. Uko niko ku munsi wa karindwi w'ukwezi uzagenzereza uwo byagwiririye wese n'umuntu w'umuswa, niko muzahongerera urusengero. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wa 14 w'uko kwezi muzagire Pasika, ibe ibirori by'iminsi 7, imitsima idasembuwe aba ariyo iribwa. Kandi uwo munsi umwami azatanga ikimasa aho igitambo gitambirwa ibyaha ku bwe no ku bwa rubanda rwose rwo mu gihugu. Mu minsi 7 y'ibirori azatura Uwiteka igitambo cyoswa ibimasa 7 n'amasekurume y'intama adafite inenge 7 uko bukeye bw'iyo minsi uko ari 7, n'isekurume y'ihene ho igitambo gitambirwa ibyaha mu munsi wose. Kandi azature n'ituro ry'ifu ku kimasa cyose efa imwe y'ifu no ku isekurume y'intama efa imwe na hini y'amavuta ya elayo kuri efa yose y'ifu. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wa 15 w'uko kwezi niko azagenza mu gihe cy'ibirori by'iminsi 7, kandi niko azagenza n'igitambo gitambirwa ibyaha n'igitambo cyoswa n'ituro ry'ifu n'amavuta ya elayo. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 46. Uko niko umwami w'Uwiteka avuga ngo irembo ry'urugo ry'imbere ryerekeye iburasirazuba rijye ryugarirwa mu minsi 6 y'umurimo, ariko ku munsi w'isabato ryugururwe, kandi ryugururwe no ku munsi wa mbere ukwezi kwabonetseho. Umwami ajye yinjira anyuze mu nzira yo kw'ibaraza ry'irembo ry'inyuma, maze ahagarare iruhande rw'igikingi cy'irembo. Abatambyi batamba igitambo cye cyoswa n'igitambo cye cy'uko ari amahoro, maze asengere mu bikingi by'amarembo ahereko ahaze, ariko iryo rembo rye kugarirwa kugeza nimugoroba. Kandi rubanda rwo mu gihugu rujye rusengera Uwiteka imbere y'iryo rembo ku masabato no mu mboneko z'ukwezi. Igitambo cyoswa umwami azajya atambirira Uwiteka ku munsi w'isabato ni abana b'intama badafite inenge 6 n'isekurume y'intama idafite inenge. Kandi ituro ry'ifu ku bw'isekurume y'intama ribe efa imwe, n'ituro ry'ifu ku bw'abana b'intama ribe nk'uko ashaka, n'amavuta ya elayo hini imwe ku bwa efa y'ifu. Kandi ku munsi wa mbere ukwezi kwabonetseho azajya atanga ikimasa kidafite inenge n'abana b'intama 6 n'isekurume y'intama bidafite inenge. Kandi atange n'ituro ry'ifu ku bw'ikimasa efa imwe na efa imwe ku bw'isekurume y'intama no ku bw'abana b'intama nk'uko ashaka, n'amavuta ya elayo hini imwe ku bwa efa y'ifu. Kandi umwami niyinjira ajya anyura mu nzira yo kw'ibaraza ry'irembo, iyo nzira aba ariyo asohokeramo. Ariko rubanda rwo mu gihugu niruza imbere y'Uwiteka mu minsi y'ibirori byabo byera, uzinjira anyuze mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi aje gusenga azatunguke mu nzira yo ku irembo ryerekeye ikusi, kandi uzinjira anyuze mu nzira y'irembo ryerekeye ikusi azatunguke mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi, ntazatunguke mu nzira y'irembo yinjiriyemo, ahubwo azaromboreze imbere ye. Kandi umwami ajye yinjirana nabo binjiye, nibasohoka asohokane nabo. Mu minsi y'ibirori no mu minsi mikuru ituro ry'ifu rijye riba efa imwe ku bw'ikimasa na efa imwe ku bw'isekurume y'intama no ku bw'abana b'intama nk'uko ashaka, n'amavuta ya elayo hini imwe ku bwa efa y'ifu. Kandi igihe umwami azaturira Uwiteka igitambo abyishakiye, ari igitambo cyoswa cyangwa igitambo cy'uko ari amahoro, azugururirwe irembo ryerekeye iburasirazuba, atamba igitambo cye cyoswa n'ibitambo bye by'uko ari amahoro, kuko ajya agenza ku munsi w'isabato, maze asohoke namara guhita irembo ryugarirwe. Kandi nawe ujye utambirira Uwiteka umwana w'intama umaze umwaka umwe kandi udafite inenge ho igitambo cyoswa iminsi yose, ujye uwutamba uko bukeye, kandi uwutangane n'ituro ry'ifu uko bukeye, 1/6 cya efa imwe na 1/6 cya hini y'amavuta ya elayo yo gutosa iyo fu nziza. Uko niko ituro ry'ifu riturirwa Uwiteka rizaba rimeze, ni itegeko ritazakuka iteka ryose.
kandi niko bazajya batanga n'umwana w'intama n'ituro ry'ifu n'amavuta ya elayo uko bukeye kuba igitambo cyoswa gihoraho. Uko niko umwami w'Uwiteka avuga ngo umwami nagira icyo aha umwe wo mu bahungu be cy'ubuntu kizaba gakondo ye, kibe icy'abahungu be babe bene cyo kuko ari gakondo yabo. Ariko nagira icyo aha umwe mu bagaragu be agikuye muri gakondo ye, kizaba ari icye kugeza mu mwaka wo gukomorerwa maze gisubizwe umwami, ariko gakondo ye izaba iy'abahungu be. Kandi umwami ntagatware gakondo ya rubanda ku rugomo ngo abavane muri gakondo yabo, ahubwo ajye aha abahungu be ibyo akuye muri gakondo ye bwite, kugira ngo ubwoko bwanjye budatatana, umuntu wese akaba muri gakondo ye. Maze anjyana ahanyurwa h'iruhande rw'irembo, angeza mu twumba twera tw'abatambyi twerekeye ikasikazi, mpabona ahantu hari hirya herekeye iburengerazuba. Arambwira ati hariya hantu niho abatambyi bazajya bateka igitambo gikuraho urubanza n'ikindi gitambo gitambirirwa ibyaha, kandi niho bazajya botsa ituro ry'ifu, kugira ngo batabijyana hanze mu rugo rw'inyuma babyejesha rubanda. Maze anjyana mu rugo rw'inyuma anyuza mu matako ane y'urugo. Ndebye mbona ku matako y'inkike yose y'urugo hari ingombe. Mu matako ane y'urugo hari ingombe zizitiweho, uburebure bwazo ari mikono 40 n'ubugari bwazo mikono 30, zose uko ziri mu matako ane yazo zihwanije urugero. Izo ngombe imbere yazo uko ari enye hari hakikije inkike, muri izo nkike hari amaziko impande zose. Maze arambwira ati aya mazu nayo gutekwamo, aho abakorera urusengero bazajya bateka ibitambo bya rubanda. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 47. Nuko angarura ku muryango w'urusengero, ndebye mbona amazi atemba ava munsi y'irebe ryarwo aherekeye iburasirazuba, kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba. Nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi y'igicaniro, maze ansohorera mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi, azengurukana mu nzira iri hanze, angeza ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba. Ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo. Uwo muntu agana iburasirazuba, afite umugozi mu ntoki wo kugeresha agera mikono 1000. Anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu bugombambari, arongera agera mikono 1000. Anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu mavi, arongera agera mikono 1000. Anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu rukenyerero, arongera agera indi mikono 1000. Ababaye umugezi ntabasha kwambuka, kuko yarabaye amazi menshi yakwambukwa n'uzi koga, ari umugezi utambukishwa amaguru. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, mbese ibyo urabibonye? Arangarura angeza ku nkombe y'umugezi. Amaze kungarura mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi. Maze arambwira ati aya mazi atemba agana iburasirazuba, azagera no muri Araba, kandi agere no mu nyanja. Nagera mu nyanja, amazi yo muri yo azakira, kandi ikizima cyose kiri mu mazi ay'uwo mugezi utemberamo yose kizabaho, hazabamo n'amafi menshi cyane, kuko amazi y'aho y'amazi azagera azaba meza. Ikizima cyose kiri aho uwo mugezi ugeze kikabaho. Abarobyi bazahagarara ku nkombe zawo, uhereye muri Enigedi ukageza muri Enigulayimu. Hazaba aho kwanika incundura, uzabamo amafi y'amoko ataramwe nk'amafi yo mu nyanja, kandi azaba ari menshi cyane. Ariko ibyondo by'isayo byaho n'ibishanga byaho ntabwo bizabonezwa, bizatabwa bibe aho umunyu. Ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa, ibibabi byabyo ntabwo bizuma, n'amatunda yabwo ntabwo azabura. Bizajya byera uko ukwezi gutashye, kuko amazi yaho ava mu buturo bwera. Amatunda yabyo azaba ibyo kurya, nabyo ibibabi byabyo bibe umuti uvura. Uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo uru ni rwo rugabano rw'igihugu buzagabanya imiryango 12 ya Isirayeli ho gakondo. Yosefu azagira imigabane 2, kandi umuntu wese wo muri mwe azabona umugabane, ntawe uzacikanwa, kuko narahiye ba sogokuruza kukibaha. Iki gihugu kizaba gakondo yanyu. Uru ni rwo ruzaba urugabano rw'igihugu. Mu ruhande rw'ikasikazi uhereye ku nyanja nini, ku nzira y'Ihetiloni ukageza Isedadi, Ihamati n'Iberota n'Isiburayimu, hari hagati y'urugabano rw'i Damasiko n'urugabano rw'Ihamati n'Ihasirihatikoni, hari mu rugabano rw'Ihawurani. Kandi uhereye ku nyanja urugabano ruzaba Ihasarenani, mu rugabano rw'i Damasiko n'urugabano rw'Ihamati, ikasikazi. Urwo ni rwo ruhande rw'ikasikazi.
Mu ruhande rw'iburasirazuba hagati y'Hawurani n'i Damasiko n'i Galeyadi n'igihugu cya Isirayeli hazaba Yorodani. Muzagere muhereye mu rugabano rw'ikasikazi mugeze ku nyanja y'iburasirazuba. Urwo ni rwo ruhande rw'iburasirazuba. Mu ruhande rw'ikusi aherekeye ikusi, uhereye i Tamari ukageza ku mazi y'i Meribati Kadeshi no ku mugezi wa Egiputa ku nyanja nini, ni rwo ruhande rw'ikusi aherekeye ikusi. Mu ruhande rw'iburengerazuba hazaba inyanja nini, uhereye mu rugabano rw'ikusi ukageza ahateganye n'i Hamati. Urwo ni rwo ruhande rw'iburengerazuba. Niko muzagabanya icyo gihugu uko imiryango ya Isirayeli ingana, maze muzakigabanishe ubufindo kibe gakondo yanyu. Mwe n'abanyamahanga babarimo bakabyarira abana muri mwe, bazabamerera nk'ababyawe n'Abisirayeli. Bazaherwa gakondo hamwe namwe mu miryango ya Isirayeli. Umuryango umunyamahanga azaba arimo aba ari wo aherwamo gakondo, niko Umwami Uwiteka avuga. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 48. Aya niyo mazina y'imiryango uhereye aherekera ikasikazi, ahakikiye inzira y'i Hetironi ukageza i Hamati n'i Haserenani h'urugabano rw'i Damasiko ikasikazi hateganye n'i Hamati. Hagati y'aherekeye iburasirazuba n'iburengerazuba hazaba umugabane wa Dani. Uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Dani ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Asheri. Kandi uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Asheri ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Nafutali. Uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Nafutali ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Manase. Uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Manase ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Efurayimu. Uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Efurayimu ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Rubeni. Uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Rubeni ukageza aherekeye iburasirazuba hazaba umugabane wa Yuda. Uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Yuda ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wejejwe muzaturaho amaturo. Ubugari bwawo buzaba ubw'imbingo 25,000, kandi uburebure bwawo buzahwane n'indi migabane uhereye aherekeye iburasirazuba ukageza aherekeye iburengerazuba, kandi ubuturo bwera buzawubemo hagati. Umugabane wera muzatura Uwiteka uburebure bwawo buzabe imbingo 25,000 n'ubugari 10,000. Uwo mugabane wera uzaba uw'abatambyi. Aherekeye kasikazi hawo uburebure bwawo buzaba 25,000, n'aherekeye iburengerazuba ubugari bwawo buzaba 10,000, n'aherekeye iburasirazuba ubugari bwawo buzaba 10,000, n'aherekeye ikusi ubugari bwawo buzaba 25,000. Kandi ubuturo bwera bw'Uwiteka buzabe hagati yaho. Uzabe uw'abatambyi bejejwe bo muri bene Sadoki bakomeje kunkorera ntibanyimure igihe Abisirayeli bayobye nk'uko Abalewi bayobye. Uwo mugabane uzababere uwera cyane ukuwe mu migabane y'igihugu, kandi ubangikanye n'urugabano rw'Abalewi. Abalewi nabo bazagira umugabane ukikije ku rugabano rw'abatambyi. Uburebure bwawo uzabe 25,000 n'ubugari 10,000. Uburebure bwose buzabe 25,000 n'ubugari 10,000. Kandi ntihazagire ikigugwa cyo muri wo cyangwa ngo kiguranwe, kandi umuganura w'igihugu ntuzabe uw'abandi kuko cyerejwe Uwiteka. 5,000 byasigaye ku bugari bw'25,000 hazaba aha rubanda, no kubaka umurwa urimo ubuturo n'imihana yawo. Uwo murwa uzabe hagati yawo. Izi ni zo ngero zawo. Uruhande rw'ikasikazi ruzabe 4,500. Uruhande rw'ikusi ruzabe 4,500. Uruhande rw'iburasirazuba ruzabe 4,500, n'uruhande rw'iburengerazuba 4,500, kandi umurwa uzagira imihana. Aherekeye ikasikazi hazabe 250, aherekeye ikusi hazabe 250, aherekeye iburasirazuba hazabe 250, n'aherekeye iburengerazuba 250. Ahasigaye hateganye n'uburebure bw'umugabane wera, uruhande rwaho rwaherekeye iburasirazuba ruzabe 10,000, n'urwaherekeye iburengerazuba 10,000. Hazabe hateganye n'umugabane w'ubuturo bwera, kandi umwero waho ujye uba ibyo kurya by'abakora mu murwa. Abakora mu murwa bo mu miryango yose ya Isirayeli bajye bahahinga.
umugabane wera wose uzabe ibihumbi 25 ku bihumbi 25. Muzature ituro ry'umugabane w'ubuturo bwera ufite impande enye zingana n'ah'umurwa. Ahasigaye ho mu mpande zombi z'umugabane wera n'umurwa hazabe ah'umwami. Ahateganye n'ibihumbi 25 by'umugabane wera herekeye mu ruhande rw'iburasirazuba, n'ahateganye n'ibihumbi 25 by'umugabane wera herekeye mu ruhande rw'iburengerazuba, hateganye n'iyo migabane hazabe ah'umwami, kandi umugabane wera n'ubuturo bwera bw'urusengero bizabe hagati yarwo. Maze kandi uhereye ku mugabane w'Abalewi n'ah'umurwa uri hagati ya gakondo y'umwami, hagati y'urugabano rwa Yuda n'urugabano rwa Benyamini hazabe ah'umwami. Nayo imiryango isigaye uhereye aherekeye iburasirazuba ukageza aherekeye iburengerazuba hazabe umugabane wa Benyamini. Uhereye iburasirazuba hateganye n'umugabane wa Benyamini ukageza aherekeye iburengerazuba hazabe umugabane wa Simeyoni. Uhereye iburasirazuba hateganye n'umugabane wa Simeyoni ukageza aherekeye iburengerazuba hazabe umugabane wa Isakari. Uherekeye iburasirazuba hateganye n'umugabane wa Isakari ukageza aherekeye iburengerazuba hazabe umugabane wa Zebuluni. Uhereye iburasirazuba hateganye n'umugabane wa Zebuluni ukageza aherekeye iburengerazuba hazabe umugabane wa Gadi. Kandi uhereye aherekeye ikusi h'urugabano rwa Gadi, urugabano ruzabe uhereye i Tamari ukageza ku mazi y'Meribati Kadeshi no ku mugezi wa Egiputa ku nyanja nini. Icyo ni cyo gihugu muzagabanisha imiryango ya Isirayeli ubufindo kuba gakondo yabo, kandi iyo niyo migabane yabo, niko Umwami Uwiteka avuga. Aya niyo marembo y'umurwa. Mu ruhande rw'ikasikazi ni imbingo 4,500, kandi amarembo y'umurwa azitirirwa amazina y'imiryango ya Isirayeli. Mu ruhande rw'ikasikazi amarembo 3, rimwe ribe irembo rya Rubeni, irindi ribe irembo rya Yuda, irindi ribe irembo rya Lewi. No mu ruhande rw'iburasirazuba h'imbingo 4,500 habe amarembo 3, rimwe ribe irembo rya Yosefu, irindi ribe irembo rya Benyamini, irindi ribe irembo rya Dani. No mu ruhande rw'ikusi hagereshejwe imbingo 4,500 habe amarembo 3, rimwe ribe irembo rya Simeyoni, irindi ribe irembo rya Isakari, irindi ribe irembo rya Zebuluni. No mu ruhande rw'iburengerazuba h'imbingo 4,500 habe amarembo 3, rimwe ribe irembo rya Gadi, irindi ribe irembo rya Asheri, irindi ribe irembo rya Nafutali. Ahawukikije hose hazabe imbingo 18,000, kandi uhereye uwo munsi uwo murwa uzitwa ngo Uwiteka niho ari.